cy'inkoni y'Uwiteka Imana ku baririmba kirasohoye, kuko igiye gufata bamwe muri bikabasohora mu murimo. Yamwe ngo nzababwire ngo izabateza impamvu nyinshi muri mwe. Bamwe ngo muzumva babanga, abandi ngo muzumva bari ibibazo byavutse, hazavuka intambara mu makorari, bamwe muri mwe mukosoka murimo nta muntu wakozeho, ngo abandi muzabona barabakandamije ngo mugende. Imana ngo mubabwire ngo mwongere mutekereze ku bihe byo gusenga, mwongere mutekereze ku bihe by'umwuka, mwongere mutekereze guhamagarwa kwanyu, mwongere mutekereze ukuntu Imana yabahamagaye, mwongere mutekereze ukuntu Imana yavuganaga namwe, mwongere mutekereze ukuntu Imana yabahamagaye. Kandi umuntu wese muri mwe ngo atekereze umuhamagaro we. Kubura mu makorari yanyeretse rimwe abantu bagiye mu bintu by'ubusambanyi bukabije, Imana inyereka ibice by'abatinganyi, Imana inyereka abantu bafite ibintu by'urusaku rukabije, Imana inyereka abantu barema mu ibice mu makorari, Imana inyereka abantu batajya basenga n'umunsi wa rimwe. Irangana nimbabwire ngo dore umwe y'Uwiteka uraje, kandi Uwiteka agiye kongera gukubura. Yesu nashimwe cyane, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe mwese aho muri hose. Turabakunda kandi twishimira kubana namwe, tunezezwa no kuba mudukurikira kuri yacano yacu nziza, cano ya Gikristo, cano y'ijambo ry'Imana yo Pentecost Life TV. Aho uri hose Imana igumugisha cyane. Uyu munsi twifuje gutangira dusenga Imana kugira ngo ibyo dukora byose tubiragize Imana, kugira ngo Imana ibibemo. Mana data wa twese, Mana ikiranuka, dusengeye umuntu wese ugiye gukurikira ijambo, ugiye gukurikira ubutumwa bwiza, ntaba ari we ntaba ari twe, kuko ijambo ryavuye ngo abimwigishaga abana nawe bigisha. Kirenze kuri ibyo, ukomeze abari bakomeretse, wongera uhembura imitima yacu twese, abanyarwanda, abari hafi n'abari kuri duhembure, utwuzuza ibyiringiro, abarundi, abakongomani, Tanzania, Australia, Amerika, Uburayi n'ahandi hatandukanye. Abantu bacu aho bari hose bongere bahemburwe n'ibihe by'umwuka, wongere ukangure, wongere wuzuze, wongere uhe abantu ibyiringiro by'ubugingo, kandi ukure mu maboko y'umwanzi abo Satani yatwazaga igitugu. Wongere utanga umunezero ku bantu ba, wongere utanga umunezero ku bitorero, wongere utanga umunezero mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntaba ari twe, ahubwo icyugambira ari cyo gisohora, ari mu izina rya Yesu umwami wacu tubyize tubyambaje. Amen, amen, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya mbere. Tabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya mbere. Iki ni igitabo kivuga ku mateka ya Isiraheli nyuma yo kujyanwa mu bunyage, nyuma y'igihe kirekire. Imana ibatumaho ngo bihane, basenge, birinde, bave mu ngeso mbi, ariko ntibazivemo, bikarangira bagiye i Babuloni banyazwe. Ndifuza ko tuganira ku gice cyaho cya mbere umurongo w'9 tugasoma kugera ku murongo w'10. Haranditse ngo umwanda waho wageze ku myambaro yaho, ntihibuka iherezo ryaho, nicyo cyatumye hacishwa bugufi bitangaje, ntihagira uhahumuriza. Uwiteka itegereze umubabaro wanjye, kuko umwanzi yanyitereye hejuru. Murongo w'10. Mubisha yasingije ukuboko kwe ibintu byaho byose binezeza, kuko habonye yuko abanyamahanga binjiye mu buturo bwaho bwera, abo wari warahakaniye ko badakwiriye kwinjira mu iteraniro ryawe. Murongo wa 11. Abantu baho bose baraganya, barahahiriza ibyo kurya, ibintu byabo binezeza babitanze ku byo kurya ngo bahembure amagara yabo. Uwiteka, reba kandi witegereze, nahindutse umugayo. Mwebwe abihitira mwese mwe, mbese ntibababaje? Nimwitegereze murebe ko hari umubabaro uhwanye n'uwanjye wangezeho. Uwo Uwiteka yampanishije ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Yohereje umuriro mu magufwa yanjye, uvuye hejuru uyageramo yose,
yategeye ibirenge byanjye umutego, yansubije inyuma, yangiza umwihebe, ngacika intege umunsi wose. Ukuboko kwe kwamboheyeho umutwaro w'ibicumuro byanjye, byarasobekeranye bingera mu ijosi. Yacogoje imbaraga zanjye, umwami yantanze mu maboko yabo ntashoboye guhangana nabo. Umwami yagushije intwari zanjye zose zari zantuyeho, yankoranirijeho iteraniro ryo guhondagura abasore banjye. Umwami yaribatiye umwari wa Yuda n'umuvure, nk'uko bawengeragamo vino. Imana itugirire neza. Iri jambo dusomye ni ijambo riboneka mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 9. Aya maganya ya Yeremiya aravuga ku mateka ya Isiraheli nyuma yo kujyanwa mu bunyage, abasigaye bagasigara mu bihanamanga by'imisozi, abasigaye bagasigara mu murwa hagati babagoteyemo, abasigaye ibyo kurya bakabibura. Avanga umwambaro wanjye wagiyeho umugayo. Hano yavugaga abakobwa ba Isiraheli bageze igihe cyo kujya mu bwongo, maze bakabura myambaro kuranwa, myambaro wo gusimura, akabura amavuta, akabura buryo bwo koga. Ibi byose gitumye nzanyira ijambo rikomeye risobanuye ibintu bikomeye. Nuko Uwiteka amaze iminsi afite umubabaro n'agahinda k'abantu be. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka atarakutanga amaboko y'ababisha. Hindukira uve mu byurimo. Yeremiya uri kuvuga hano aravuga ku Isiraheli, aravuga ku bwoko bwa Isiraheli bwataye ibyiringiro kugeza igihe babwirwa iby'isomye igitabo cya Yeremiya. Yeremiya bamuta mu rwobo kuko yahanuye ibigiye kuba. Yeremiya bamuta mu rwobo rw'amazi ko yavuze ibi. Yeremiya bashaka kumwica, ariko igihe kirageze bya bindi birasohoye. Abari abatware bambuwe icyubahiro, abari abanyacyubahiro bajyanywe n'imbohe, abari bafite agaciro barakatakaje, barafite umunezero barawambuye, ababyinaga ntibakiboneho kuririmbira. Ntayangubwire ngo Uwiteka nyiri icyubahiro, udakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, utanegurizwa izuru, utareba nk'uko abantu bareba. Hari ikintu yanenze, hari ikintu yanze, hari ikintu yagaye. Imana itugirire neza cyane. Imana hari ikintu kitayinejeje muri iyi myaka, muri iyi minsi. Imana yantumye ku baririmbyi, amakorari, abaramyi, abahimbaza, ababoneka hera h'Imana ho mu rusengero. Yambwira ngo hari ibintu bikurikira yarambiwe. Imana yarantumye iramusobanurira, irambwira ngo mbwira abantu, maze igihe numva ubutumwa, numvira ijambo. Mbwira abaririmbyi bongere bisuzume, bongere biboneze, bongere begera Imana, bongere begera ubushake bw'Imana, bongere bakunda ibihe byo gusenga, bongere buzura umwuka w'Imana, bongere baririmbire mu bihe by'umwuka w'Imana. Iyi ni inkoni yanjye nifashishije, ariko yashushanyaga inkoni y'Uwiteka Imana. Mana yarambwiye ngo mbwire abaririmbyi, amakorari cyane cyane, ngo abantu bongere buzura umwuka, bongere bave mu bidashimishije Imana. Kuko igitabo cy'amaganya ya Yeremiya twasomye, aha ni Yeremiya wasubiraga mu mateka y'ukuntu Abisiraheli bajyanywe nayo bababaye. Yavugaga ku mubabaro w'abo bwoko bwa Isiraheli, yavugaga ku gahinda k'ubwoko bwa Isiraheli batewe n'uko bari mu bunyage. Ahangaha hari ibintu bimwe na bimwe Imana yagiye impishurira uko iminsi igenda ihita. Numva ngize ubwoba, ngira n'igihe cyo gutekereza kuri ibi bihe. Yarambwiye ngo abaririmbyi benshi ntibakunda gusenga,
n'abasenze basenga kubw'igitinyiro cy'ababayobora, ntabwo basenga kubw'ubushake bwabo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mukunde gusenga kuko nicyo kizababatura. Mukunde gusenga kuko nicyo kizabahesha ubugingo. Mukunde gusenga kuko nicyo kizabakura mu bibazo. Mukunde gusenga kuko nicyo kizabakura mu byaha. Mukunde gusenga kuko ikidosirebo aricyo kizatuma mugira ubuzima. Imana yambwiye ngo ntabwo abaririmbyi bakunda gusenga, ntabwo bakunda amasengesho, ntibakunda gutekereza ibihe by'amasengesho. Nashyizweho yo kwiyiriza, yanyeretse batiyiriza barya. Nashyizweho yo kwisenga y'ijoro rimwe, bamwe ntibayasenga. N'ayari y'umunsi umwe ntibayabonekamo. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mufate ibihe mwongere mutekereze ku muhamagaro w'uburirimbyi. Guhamagarwa kwanyu. Ibi bihe byo gusenga Imana yanyeretse abantu benshi babigiramo ibintu by'uburyarya. Kabiri, yamwe ngo mwamasengesho basenga batera waraza, ntabwo bihana, ntabwo baca bugufi ngo banihe barire, ngo abasambanye babireke babyihane, ababeshya babireke, abagambana babireke, abakora ibyangwa n'Uwiteka ngo babyihane. Ahubwo niyo babonetsemo basenga, niyo babonetsemo basenga, niyo babonetsemo ibyo bihe byo gusenga, ngo baguma kuba bari bagataha uko baje. Irashushanyiriza ngo dore igihe cy'inkoni y'Uwiteka Imana ku baririmbyi kirasohoye, kuko igiye gufata bamwe muri bikabasohora mu murimo. Yamwe ngo nzababwire ngo izabateza impamvu nyinshi muri mwe. Bamwe ngo muzumva babanga, abandi ngo muzumva bari ibibazo byavutse, hazavuka intambara mu makorari, bamwe muri mwe mukosoke murimo nta muntu wakozeho, ngo abandi muzabona barabakandamije ngo mugende. Imana niko yambwiye, irambwira ngo mubabwire ngo mwongere mutekereze ku bihe byo gusenga, mwongere mutekereze ku bihe by'umwuka, mwongere mutekereze guhamagarwa kwanyu, mwongere mutekereze ukuntu Imana yabahamagaye, mwongere mutekereze ukuntu Imana yavuganaga namwe, mwongere mutekereze ukuntu Imana yabahamagaye. Kandi umuntu wese muri mwe ngo atekereze umuhamagaro we. Imana ishimwe cyane kandi Imana iturengere. Ikindi Imana yarantumye ngo mbabwire ngo mutekereze ku kintu cyitwa ubwibone bwo mu murimo w'Imana. Yamwe ngo bamwe muraririmba, mukaririmba mugafata n'amagambo amwe namwe ntasobanuke kubera ubwibone. Hamwe akavetsa mukavuga sa, hamwe akavenza mukavuga za, kugira ngo mubihindure ibindi bintu. Abantu ngo ntibacyumva n'ibyo muririmba kubera ko muririmba n'ubwibone. Yamwe ngo mutekereze ku kuntu mwebwe ubwanyu, cyane cyane ku bamama n'abakobwa, ku misatsi yanyu. Yamwe ngo muratereka ibintu bigasumbana bikagera iriya, n'abandi batabiteretse ibyo bintu bisumbanye gutyo mu majoro ngo barafunga imisatsi. Yanyerekaga bafunze ibintu by'ibifungo binini bakabirarana, mu gitondo bajya ku rusengero bakabihambura. Kandi ngo arabavuga butumwa, Imana yababwiye ko arabahanuzi ngo arabahagarariye umurimo w'Imana. Korari n'igice kimwe cya ministeri gikomeye gishinzwe umurimo w'Imana mwivuga butumwa. Yo korari itari mu bihe byiza byo gusenga, itoro riba ridafite umwuka. Yo korari yatakaje ibihe byo gusenga, urusengero rigakeruba rwuzuye amavuta. Kuko korari nimwe muri ministeri rihembura itorero. Kuko korari abashuma barimuka ariko korari ntiziyazimuka. Imana irambwira ngo mutekereze ku icyo kintu cy'ubwibone, ngo bushamikiye ku misatsi. Imana ntabwo yagikunze, ngo abandi muririmba n'abaritukuje bahinduka abazungu, ngo kandi mwaratangiranye umurimo ari ibikara. Baravuga ngo ni bamwe babwiye kuhinduka, baravuga ngo hoya, baravuga ati ntimukatwibwirire mu buzima. Ariko ntabwo ariko Imana yabibonye. Imana yarakugaye, we witukuje, wa mubyeyi we, wa mukobwa we wafashe amavuta akaguhindura uruhu kubera kurusha abantu ubushobozi, wabakangishije icyo kintu. Ariko Imana ngo yarabirebye ntiyabishimye. Imana yagaye icyo kintu. Imana ngo mbabwire ngo hari izindi ntego zaje ngo zimeze nk'imisunzu,
cyangwa bimeze nka za ngofero z'abashumba muri kiliziya z'abapapa, ngo kurya umusanga afashe akantu kamwe yagashize hano gasumbanye kageze iri, ngo kandi ubwo bwibone ngo babishyizemo ngo munsi ngo bagerageze uburyo bwose baza batinzaho amasaha, ngo kabiri bagasohoka kenshi mu materaniro kugira ngo barangaze abantu b'Imana. Ibyo bintu ngo ni imbaraga mbi za Satani zavuye ikuzimu, ngo zinjira mu itorero kugira ngo zikorere mu bantu b'Imana, ngo zirusheho kurangaza abantu b'Imana. Nehemiya yavuze ngo nuko abantu banjye ibyiza by'itorero, ngo maze Satani yarabibatse mu kuboko kwabo barabifata. Reka dusubiremo dusomera ijambo kugira ngo uze kumvikira ijambo ry'amaganya ya Yeremiya twasomye. Igitabo cy'amaganya ya Yeremiya umva icyo cyavugaga. Imana yambwiye ngo mbwire ngo abantu bagiye mu bwibone ngo bihane, bahindukire, bongere bibuke ku Imana ari we bahamagara. Ikindi yanyeretse abantu basiga ibintu, barasiga barahindura, abantu barahinduka kandi ngo barabarokore, barabahanuzi. Abandi bakubita abantu hanuzi muri bo mwite makorari, nta muhanuzi wo muri korari ukibonekamo. Mugerageje guhanura wese baramucekesha, yagira icyo avuga cyose bakamwirukana, yagira icyo avuga bakamuhagurukira. Imana yambwira ngo ntabwo yanejejwe n'ibyo bintu, ntabwo Imana yanejejwe n'ibyo bintu. Irambwira ngo korari imwe nimwongere musubire ku rufatiro, mwongere muhembure, mwongere muhembuke, mwongere musenge. Dusome igitabo cy'amaganya ya Yeremiya cya gice cyaho cya mbere, duhere ku murongo wa 10 n'umwe. Mubisha yasingira ukuboko kwe, mubisha yasingira ukuboko kwe ibintu byaho byose binezeza, kuko yabonye yuko abanyamahanga binjiye mu buturo bwaho bwe. Mana yanyeretse abantu bari abanyamahanga barinjiye mu buturo bwayo bwera, dusigaye twakire. Mana yanyeretse bakira abaririmbyi badafite gahunda yo kuririmba, nta gusenga, nta kubasengera. Bamwe bareba amafaranga, bandi babareba ku gihagararo, bandi babareba ku masura, ngo bapfa kwinjiza gusa. Imana irambwira ngo abanyamahanga babinjiyemo bagiye kujya bateza akavuyo, bagiye kubateza akajagari, bagiye kubateza urusaku. Imana irambwira ngo ntishaka urwo rusaku. Imana inyereka ibice makorari, irambwira ngo igihe kirageze cyayo, ngo igiye kuzana umweyo n'inkoni, ngo ikubure, yirukane, yisese. Kuko hari abantu benshi bazanye akavuyo mu makorari, hari amakorari yaje mu ibice, hari amakorari abamwe umwiryane. Imana yambwira ngo irambiye uwo mwiryane, irantuma ngo mbabwire ngo musubire ku rufatiro, muhindure, 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 musubiremo, kuko Imana igiye gukubura mu makorari. Yanyeretse rimwe abantu bagiye mu bintu by'ubusambanyi bukabije. Imana inyereka ibice by'abatinganyi, Imana inyereka abantu bafite ibintu by'urusaku rukabije, Imana inyereka abantu barema mu ibice mu makorari, Imana inyereka abantu batajya basenga n'umunsi wa rimwe. Irambwira ngo nimbabwire ngo dore umwe y'Uwiteka uraje, kandi Uwiteka agiye kongera gukubura. Imana igiye kongera gukubura, Imana igiye kongera gukubura. Naya nkubwire ngo nuwongere utekereze hatutagenda mu bishingo. Imana intuma ku baririmbyi, irambwira ngo nimwongere mutekereze ibihe byanyu byo gusenga. Ikindi irambwira ngo mutekereze kuntu mwahamagawe. Abenshi mwahamagawe mukennye, mutabasha kwambara. Uyu munsi mwambaye, mbese nibwo mutangiye gutera Imana umugongo. Uyu munsi muri kurya, nibwo muri gutera Imana umugongo. Umunsi abana banyu bari kwiga, nibwo muri gutera Imana umugongo. Umunsi abana banyu bari gushingirwa, mbese ngo nibwo kigiye cyo gutera Imana umugongo, cyangwa ni igihe cyo gushima Imana kubyo yabakoreye. Irambwira ngo mbabwire ngo irambiwe ubusambanyi buri kubera mu makorari. Irambwira ngo mbabwire ngo irambiwe umwuka mubi umeze nk'ubusagwe bw'inzoka, w'abantu bagenda bateranya bagenzi babo, bagahora n'indambara, abantu bagahora batanezerewe. Irambwira ngo hari abantu muri mwe muririmbana bafite amaboko no mu maso. Irambwira ngo Imana yarambiwe abantu bitukuje, igiye kubagaruka bateza icyago. Kandi Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gukubura mu makorari, kuko niho ibyaha byinshi bisigaye mu murimo. Irambwira ngo urwo rusaku n'izo nduru n'izo ntambara ije kuzikemura. Ibice mu makorari irambwira ngo Imana ije kubikuramo, kuko ababiteje bose bagiye kubona akaga. Niko Imana yantumye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo muri korari hadutse mu bibazo by'uko ingo zitubatse,
abagabo ntibakiri kuvugana rumwe n'abagore, abagore ntibakiri kuvugana rumwe n'abagabo, abagabo basubiye mu busore, n'abamama bongeye kwihindura nk'abakobwa. Imana irambwira ngo yarambiye ibyo bintu by'ubwibone, irambwira ngo ikindi yarambiwe ni abantu bambara ubusa bakaza mu nzu yayo, bakaza kuririmba, bakaza guhagarara ahera h'itorero bambaye ubusa, abantu bareba bambaye ubwambure bwabo, abantu bambaye imyenda ibonerana, abantu batambaye bifata amabere, abantu batambaye ibipfuka imibiri yabo. Imana irambwira ngo ibyo byose yarabirambiwe. Imana irambwira ngo ndambiwe abasore n'abagabo baza mu nzu yanjye nta rusogisi bashyizemo mu nkweto, bambaye udupantaro tubafashe, batabasha kunama, batabasha guhagarara. Imana irambwira ngo yarabirambiwe. Irambwira ngo nimbabwire ngo igihe cyayo kiraje, ikubura izo nkozi z'ibibi, izisohore, izirukane, izikure mu murimo, kuko Imana itareba nk'uko abantu bareba. Imana irambwira ngo nimbwire abakuru mw'izo korari bongere basenge, abanihira amakorari, ngo mwongere mufate ibihe byanyu munihe mwiherereye, mubwire Imana yongere igaruke muri mwe, ngo nayo izumva gusenga kwanyu, igaruke muri mwe, yongere ihembure umurimo, abadahindukiye bakuremo, kuko ariko Imana imbwiye. Irambwira ngo mwatwajwe igitugu n'amafaranga abantu babaha, bamwe muri mwe ntimushobora kubakoraho, barasambana mukabimenya ntushobora kubakoraho, bariba mukabimenya ntushobora kubakoraho, bakora amahanose mukabimenya ntushobora kubakoraho. Ariko Imana irambwiye ngo nta muntu n'umwe itinya, niyo yiyiziye. Kadusomira ijambo ritoya kugira ngo mwumve. Imana niyo yiyiziye. Imana yambwiye ngo babwire ngo niyo yiyiziye. Imana niyo yiyiziye. Imana niyo yiyiziye. Imana niyo yiyiziye. Imana niyo yiyiziye, niko yantumye. Kandi Imana iraje niko yambwiye kugira ngo ikure ibyo bintu byose. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana. Igitabo cy'Ishura n'ibice 3 umurongo wa mbere. Ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi. Jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanje. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvishe, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo mvuze, iri jambo nsomye, Imana namwe ngo babwire ngo mugaragara nk'abariho, mugaragara nk'abaririmbyi, mugaragara nk'abahimbyi, mugaragara nk'abafite amajwi meza, ntimugondwe ijosi, nimwebwe mutera amakorasi, nimwebwe mwantona, ntawe ubavugaho, ntawe ubakoraho. Ariko Imana irambwiye ngo dore inkoni yayo ije gukubita inkozi z'ibibi mu makorari, dore inkoni yayo ije gukubita inkozi z'ibibi. Yambwiye ngo dore mwahindutse abakodeshwa, bamwe muri mwe ntimugikora umurimo w'Imana nk'abawukora. Irambwira ngo bamwe muri mwe mukora umurimo w'Imana mukodeshwa. Irambwira ngo Imana yarambiwe ubukode bwo mu rusengero. Imana yambwira ngo yarambiwe ubukode bwo mu rusengero. Yemwe baririmbyi mukodeshwa mwe, Imana yambwira ngo yarambiwe ubukode bwo mu rusengero. Yemwe baririmbyi mwe, cyane cyane abahagarara imbere y'abandi, Imana yambwira ngo mube maso, kuko Satani yabinjiye mu mwuka mubi w'ubwibone, yabinjiye mu mwuka mubi wo kutagondwa ijosi. Ntawe uvuga, iyo bashatse kuvuga aravuga ati mumbwire ngende. Imana yambwira ngo ntabwo izemera ko umurimo wawe mukomeza kuwujagajaga gutyo. Yambwira ngo dore izanye inkoni. Icya kabiri yambwira dore izanye umweyo, igiye gukubura no kwirukana izo nkozi z'ibibi. Wibwira ko ari uririmba kurusha abandi, ariko Imana irambwira ngo ntabwo ari uririmba kurusha abandi. Irambwira ngo wewe wamwibonewe, wamunyagasuzuguro wowe bakodesheje. Irambwira ngo igihembo cyawe ni
gukorera so satani ari rusofero, kuko rusofero ngo ari umwe mu baririmbyi bakomeye b'amajwi akomeye. Ariko Imana yambwiye ngo niwumvira ijwi ukumva iby'uyu munsi ukwiye kwihana ugahindukira, kuko Imana ishaka kukubona nk'umuntu muzima, ikongera ikakugirira imbabazi. Imana ishaka kukubwira, kukugarura, irashaka kugarukiraho ukasubira mu murimo w'Imana, ukareka ubwibone, ukareka ubusambanyi, ukareka amagambo. Imana irambwira ngo mwongere mwibuke igihe, timing, kwibuka igihe cya korari mwashyizeho. Imana irambwira ngo raporo yayo irayitanga, ngo kandi uko muyica muzashyirwa mu rubanza n'igihe. Irambwira ngo Imana yagaye abaririmbyi kuko kutubaha igihe. Hari n'abandi Imana yanyeretse bafite business bakora, bitwaje business zabo ntibaboneka mu murimo w'Imana. Imana irambwira ngo nukuri izo business niyo yazibahaye, atari ko kubera ko mutubaha igihe ngo mumenye ku murimo w'Imana nawe ukenewe ngo muhe igihe. Imana ije kubarana namwe. Imana irambwira ngo mube maso, kuko mugiye kubona uburyo Imana ibana n'abantu bayo. Imana itugire neza cyane, kandi Imana iturengere. Wewe wumva ubutumwa uri hafi cyangwa uri kure, usabe Imana ikurengere. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha cyane udukunda kandi ukadukurikira. Imana idutabara.